Nshuti bakunzi bacu, nshuti barinda ubuzima bwawe, tubifurije amahoro aturuka ku Mana Data wa twese ishobora byose. Tubashimiye kandi ko mudukurikirana mu biganiro byacu tubagezaho kenshi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikiganiro kijyanye n'insanganyamatsiko itubwira uko twakirinda ibintu runaka byatugize imbata, icyo bita addiction. Ushobora kuba ari alcohol cyangwa drugs addiction, ni ukubatwa n'ibiyobyabwenge, inzoga, ibiryo runaka cyangwa se imiterere y'ibindi bintu runaka ikakugira imbata, kuyivaho ikaba byaranze kugira ngo ubicikeho. Igihe cyose rero umuntu yabaswe n'ikintu runaka, ko biri kose biba byarabatewe n'uko yagiye akimenyereza gake gake, bikarangira abaye nyiracyo aho kugira ngo icyo kintu kibe iki. Ubwo bishatse kuvuga ngo ni uwimenyereje kunywa inzoga nkeya bikarangira abaye uw'inzoga, ni uwimenyereje kurya ibiryo runaka cyangwa se gukunda ibintu runaka, nyuma bikarangira bimugize imbata yabyo. Nko ku bantu babaye imbata y'ibintu runaka rero, dore ikibafasha. Umuntu atangira akoresha urugero rutoya rw'icyo kintu. Natanga nk'urugero, ni nk'umuntu wabaye imbata y'ikawa, y'isukari, y'icyayi, y'inzoga cyangwa y'ibindi bintu. Uwo muntu atangira akoresha ku rugero ruto cyane cyangwa se ruringaniye rw'icyo kintu. Ntabwo ahita abireka. Niba ari urumogi, niba ari itabi, agakoresha ku rugero ruringaniye rw'icyo kintu. Bwacya cyangwa se ejo agakoresha urugero rugufiya kuruta cya gihe mbere, umunsi wabanje, hanyuma agakomeza gutyo gutyo kuzageza ubwo azagera ku rugero ruto cyane, ndetse agatangira kugenda asiba iminsi, bwacya agasiba iminsi myinshi, akazagera n'ubwo igihe kizagera akajya asiba igihe kirekire nk'icyumweru. Icyo gihe aba ari ku rugero rwiza cyane. Ikindi kandi gikomeye cyane, umuntu wabaswe n'ibintu runaka anywa amazi menshi cyane akayahaga, kuko amazi afasha gukura uburozi mu mubiri bumutera kugira ako kamenyero, ndetse agafasha kuringaniza hormone zimwe ziba zarisutse ku rwego rwo hejuru, bigatuma agira akamenyero karenze urugero no gukunda ikintu mu buryo budasanzwe. Iyo ibyo birangiye akunda gukoresha imboga n'imbuto. Birakungahaye cyane kuko bifite ibirinda umubiri byinshi, hanyuma akongeraho n'ibinyampeke byuzuye. Iyo mvuze ibinyampeke byuzuye, ni umuceri, ni ingano, ni uburo, ni amasaka ndetse n'ibigori, akajya abikoresha neza abisimburana kandi kenshi. Iyo ibyo birangije noneho akurikiraho umuti nyirizina. Umuti wafasha uyu murwayi, kuko uyu nguyu abarirwa mu barwayi wabaswe n'ibintu runaka, arya yinika ingano, hanyuma akazimeza. Ingano bazinika amasaha 24 mu mazi meza, hanyuma yashira akazikuramo, akongera akazimaza n'amasaha hafi 48 cyangwa 30 gutyo, ziba zatangiye kumera. Iyo zimeze, uwo mumero wazo uba ukenewe cyane. Arazifata akaryaho ibiyiko 4, hanyuma akabikoresha iminsi 30 yose. Kurya ingano zimejeje ibiyiko 4 kugera kuri 5 ukabikora iminsi 30, byafasha cyane kuko birinda kandi bigakingira umubiri kubatwa n'ibintu runaka. Ingano zimejeje zigira intungamubiri zituma umuntu yifatira imyanzuro. Umuti wundi kandi, umuntu anywa amazi atetsemo teyi, yarangiza akaba ayo mazi atetsemo teyi, ubwo ni icyayi cya teyi cyangwa romare, ikaba ikamuriwemo indimu, agashyiramo n'ikiko cy'ubuki. Ibyo nabyo birinda rwose cyane indwara nk'izo ngizo,
ndetse bifasha ubwonko kwifatira imyanzuro. Ibyo nabyo abiherekeresha wa mumero w'ingano, akabikora kenshi cyane ndetse yabikora n'iminsi ishyika kuri 30. Gukunda kurya tungurusumu nabyo birinda umuntu kubatwa, ndetse icyanyuma ari nacyo gikomeye ni ukwiringira Imana. Kwiringira Imana ni imwe mu ngingo nyamukuru ituma abantu bashobora ibyiza byinshi. Kuyitera umugongo ni kimwe mu bintu gituma abantu bananirwa ibyiza byinshi, harimo no kwifatira imyanzuro yo kureka ibibi. Ngaho rero Imana ibarinde, ibafashe. Ku babaswe n'ibintu runaka, tubifurije gushakisha Imana uhereye uyu mwanya, tubifurije gukunda ibyayo, tubifurije kugenzura neza aho mwaba mwarashinguye ikirenge, hanyuma mukongera mukacyasubiza, kugira ngo iyo umuntu agendanye n'Imana neza, Imana nayo iramusanga kandi yongera kuba umuntu nyamuntu. Hari ababaswe rero n'ikawa, abandi babatwa n'inzoga, abandi babatwa n'urumogi, abandi babatwa n'ibindi bintu bitandukanye, bakumva batabirara, bakumva batabisiba. Ngiyo gahunda nziza bashobora gukoresha, hanyuma bakongera gusubira kuri gahunda. Ngaho rero Imana ibarinde, tubifurije ubuzima buzira umuze. Umva ukuri, Satani umukundira iki? Yahemuje Eva, abacumuje Adamu, icyaha kirinjira, ngibyo byazanye urupfu. Abawe barapfuye, abanjye barapfuye, kandi umugambi wa Satani afite twese ni ukutuzingazingira mu gitaka, cyetse gusa Yesu yaza akatujyana turi bazima. Umva ukuri, ibi byose tubona ku isi, agahinda, umubabaro, ibihombo, ibyago byose n'ibyakubabaje n'ibitagenda uko ushaka, nguwo ni Satani wabiteje. None kubwiza ukuri, ubu umukundira iki? Ibyaje 12 umurongo wa 12 haranditswe ngo wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nkubwiza ukuri, ubu Satani umukundira iki? Uri gisekera mwanzi, niba ukomeza gusinda ugakomeza gusambana, ubu uri guhakabyiza Satani, kandi ibyo yadukoreye bibi anakomeje gukora ni byinshi. Nguha urugero, mu Migani 20 umurongo wa 1 haranditse ngo izo nzoga gutereka arizo bita vino ni umukobanyi, zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Ni nako byanditse muri Hoseya, ubwo busambanyi budatana nazo. Hoseya 4:11 haranditse ngo ubusambanyi na vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima. Umva ukuri, ntabwo ubona abantu bishwe umutima n'inzoga? Ntubona abantu ubusambanyi bwahinduye abanyabwenge buke, batakigira icyo bigezaho, batakigira imishinga, batakita ku babo bitewe n'icyaha? Kuki ukomeje guha Satani umubyizi? Umva ukuri, Satani umukundira iki? Niba ukomeza kwangana, uzakurikirana amateka y'abamukoreye bakemera kwangana, bakagirira abandi nabi. Inabi yarabagarutse. Kankubwira Ahabu n'umugore we Yezebeli, ubwo banyagaga uruzabibu rwa Naboti. Ntuzi ko umuhanuzi yabwiye Ahabu ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zarigatira yawe, kandi iryo jambo ntiyaricitse. Na niko byagenze. Nuko Yezebeli umugome we wamwoheje kugira nabi umuntu w'Imana, imbwa zamuririye aho bita Yezereli, nawe ahuye n'igihano. Erega ibyaha bigira umubyizi kuri nyiri kubikora kuruta umubyizi wagira yabikoze. Kambaho urugero, umukobwa wasambanye akica ubukumi bwe, akabyara ikinyendaro, asigara ari umukandida wo kuzashyingirwa umusaza wapfushije uwe, cyangwa se undi muntu utagira ubwenge, kuko ishema rye yaritakarije mu cyaha. Satani nguko uko akora. Erega n'umujura nuko. Nkubwiza ukuri, uzi ngo hari umunezero w'umujura? Yeremiya 2 umurongo wa 26 haranditse ngo nk'uko igisambo kimwara gifashwe, umujura aramwara akicwa n'ikimwaro, akaba yagize icyasha kugeza ubwo izina rye no mu myaka myinshi iri imbere, iyo adahindutse ngo ahinduke cyane, bakomeza kumwita umujura. Umva ukuri, n'ubukunguzi buherekejwe n'ubujiji. Kubona Imana yaraguhaye imigisha, ufite ubuzima, ntukorora, nturi ikimuga, ukanga kuyikorera.
ufite ibyo kurya ntacyo yakwimye, ufite ubwenge uratekereza nturi ikigoryi, ariko ukanga kuyitura ngo uyikorere. Nkubwize ukuri, ntabwo ubona imigisha ufite, abana, umugore, amasambu, inzu, nawe urabizi ko gukodesha bigoye, iyo yose ni imigisha wakomeye ku Mana. Nkubwize ukuri, kuki ukunda Satani ntukunde Imana itanga ibyo byiza? Gutera k'umutima, gukora kw'ibihaha, uko amaraso atembera mu mubiri, uko umwana aba mu nda ya nyina amutwite akamubyara ari amahoro, ibyo byose ni Imana ibikora. Ariko ukananga, ukaba umusinzi, ukaba umusambanyi, ukaba umujura, ukaba umugome, urwango no kuvangura, uri guha akabyizi Satani. Nkubwize ukuri, Satani umukundira iki? Nimusoma muri Yakobo igice cya 4 umurongo ni uwa 7, handitse ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Kurwanya Satani ugakunda Imana, muri Yesaya 4:3 umurongo wa 7 ahanditse ko Imana iturema yari igambire ko tuyihesha icyubahiro. Suzi ngo Satani ahemba ate? Uzabaza uko yahembye Herode amuteje ubwibone bimuviramo kugwinyo. Uzabaza uko yahembwe Yuda amuteje gukunda impiya arimanika arapfa arasandara aribwa n'imbwa. Uzabaza ibyo yahembye Gehazi amuteje gushakira impiya mu by'iyobokamana, arabemba afata ibibembe bya Namani. Ibyo yahembye abafarisayo barimbuwe n'Abaroma, Abayuda Yerusalemu irarimbuka bazize ko barwanije umukiza. Uzabaza ibyo yahembye ab'isodomo, abo bose bakongowe n'umuriro. Erega nta nuko yahembye nabo mu gihe cya Nowa, iyo ni inkuru imenyerewe. Nkubwize ukuri, umukundira iki? N'ubwiza bwe, n'uburanga, nibyo ajya gukorera. Mwange, murwanye, azaduhunge. Umva ukuri, kunda Imana, anga Satani mu izina rya Yesu.